Hello aba creators Rwanda, I hope ko mumeze neza. Iyo mumeze neza nanjye mbameze neza. Uno munsi rero ntabwo tugiye kuba twafata ikiganiro cyangwa se ngo kiribuze kuba cyaba kirekire. Nakantu k'ingenzi nabonye karibuze kuba kabafasha kandi nibuze kuba mwakenera nyine mu rugendo rwanyu rwa content creation. Hari ikintu cyabaye ejo bundi, urabizi neza ko aba content creator benshi bikoreshereza CapCut mu kweditinga nyine ama video. Kuko CapCut iroroshye kandi mbega nyine kuri ibintu faster, nanjye niyo nkoresha. Rero ejo bundi sinzi ikintu cyabayeho, CapCut yagize gutya ibintu byose irabihindura nyine tu kibuga kiricurika gutya. CapCut bahita bayigira premium tu. Niko by'ubusa bigenda, bahita bayigira premium. Yaba ari kuri la buriya mbere CapCut bayigize premium kuma phone, kuma iPhone, ama iOS na Android, ariko kuri laptop yari ntuze yari free nyine, ariko barabihinduye ntabwo ikiri free. Wenda aho bitandukanye nuko kuri laptop naho hatazaho ibintu biriya birogo byayo nyine biriya Max, ariko nabyo you never know bashobora kuba babizana. Rero naje kubona indi application wakoresha aho kugira ngo ujye ugenda uposting video yawe ubone ngo ni Max cya CapCut. Hano bya ntabwo ari ibintu biri clear nyine ku content creator, bitabona neza ko utari serious nyine, ntabwo uri professional. Ni ibintu biba bigomba kuba professional kandi bikagira nyine umwihariko ku buryo ataba ari ibintu bijagaraye. Nongeye kukwereka indi application iri buze kuba wakoresha kugira ngo nanone nyine utangire kuyimenyereza kweditinga, kuko yo nta Max igira kandi nabonye ifite features nke, ariko izo features nizo z'ingenzi uba ukeneye nka coloring. Mbega nyine ifite features z'ingenzi pe, niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kuba nabikubwira nyine tu. Ndakeka ari ibyo ngibyo nabasha kuba nakubwira. Abantu bakeneye consultance, YouTube yarabaye monetize, ufite ibibazo cyangwa se n'ibindi by'ingenzi, wampamagara kuri za nimero 0784425489 nkabasha kuba nagufasha. Ikindi kiganiro kibuze ko cyakurikiraho ndibuze gushaka kuba nakora ku kintu bita channel history, kubera ko hari umuntu wampamagaye ejo bundi abantu uzayikorera ikiganiro. Ndakeka ari cyo kiribuze kuba cyakurikira iki ngiki. Rero niyo mpamvu ugomba gukora subscribe, ukanakanda like ni ingenzi, unatere comment ushaka ko tuzavugaho hanyuma nze kuba nabikubwira. Iyo application rero tutagiye muri byinshi, na application bita VN. Jya muri telefone yawe muri Google Play cyangwa se App Store, wandikemo va na N, va na A, va na na nyine gusa, hanyuma uyestare. Numara ko wayestara, ngiye guhita mva kuri kamera ndahita nkwereka tutorials nkeya nyine uko nimba ukoreshaga CapCut. VN yo ntabwo iri buze kuba yagukomerera, mbega nyine ni ibintu biri buze guhita byikora nawe urahita ubibona nyine tu. Nimba wakoreshaga CapCut, VN iraba iri easy cyane, iraba iri easy ku buryo utakumva. Rero genda uyidownloading, hanyuma rekaze nkwereka utuntu dutoya nkuko nakubwiye ko iyi video itari butinde nahangaha niko nayihagarikiriza, hanyuma tugende nkwereke uburyo wayikoresha, gusobanura description nyine dukeya kugira ngo nanone uyisangemo. Tubonane wakanze like na subscribe, kwereka uburyo bimeze. Thank you kandi nimbura mu creators. Thank you kandi nimbura mu creators Rwanda. Fata phone yawe nkwereka uburyo bigenda. Okay, tudatinze rero ngo tujye mu magambo menshi. Ikintu cya mbere uri gukora, uraza muri App Store yawe cyangwa se Play Store, aho udownloadingira application bisanzwe, hanyuma uri bwandikemo ijambo VN. ni va na na gutya, va na na ahita kwereka video editor, hanyuma ukandeho. Nyine muri gukandaho urahita uyestara, nuko nguko isa aka kantu ubona hano, iyi ngiyi hano VN uyestare. Numara ko wayestara, hanyuma uyifungure. Ni iyi VN, iyi ngiyi witegereze taza kubyitiranya. Iyi ngiyi ubona ukazanyigire guri, iyi ngiyi dore ngiyi hano cyo kuri murabibona neza. Hanyuma uyifungure, uyifungura barahita baguha nyine ahantu hameze kagurike. Iyi VN iri professional bya hatari, kaze nkwereke nyifungure neza kugira ngo ubibone utaza kubyitiranya. Nuko nguko iza imeze nyine imaze kuyifungura. Nayo ifite pro version, ifite aho wakishyura, ariko nanone free, nanone ntacyo ibitwaye. Rero iyo kigira gutya urabona neza ko ijya kumera nka CapCut, nta bidanje birimo, biragusaba kuyimenyera. Hanyuma uretse uza hano new project ukande hano nyine kuri kantu
aka kantu nyine kangaka kari blue, ukandeho hano. Numara gukandamo hano, wenda tuvuge ushyiremo application, I mean video iyo ariyo yose. Reka ndebe video nashyiramo hano, wenda kashyiremo iyi ngiyi gutya, ni urugero. Hanyuma wenda urabona neza ko byose bitabiza hano. Dore hano hapo mu kuyigabanya, kanyigabanye batama ama copyright. Urabona neza ko nyine icyo ugiye gukora no, iyi ngiyi ni filter. Ama filter nagufasha ku editinga. Urabona neza ko ifite ama filter menshi do. Ana ama filter, hanyuma urahita nyine ubona ko filter zo zirimo zose kabisa wa editing. Iyi ni adjustment. Ya adjustment niryo zingiro rya edit yanjye, buriya nicyo nayikundire. Ahandi handi naho ingenzi, hari ukuntu ujya ku editing nyine video yo kuri TikTok na video yo kuri YouTube. Ibi bintu byumve neza kuko ni ibintu by'ingenzi, kandi yo kuri recording. Uza hano hejuru hano ugakandaho, barahita babikweka. Dore video kuri TikTok, Instagram, YouTube, Insta, byose biba birimo nyine. I hope ko urimo urabibona. Hanyuma n'aka kantu washaka ukagafungura ukagira HD nyine bitewe no kubishaka nyine tu. Byose ni adjustment zawe, ndakeka kuko urakabonye. kandi ni split murabizi ni ugutandukanya, nkawe ndo tugacamo video nako ibikora. Iyi ni delete, iyi ni speed, kongera umuvuduko w'ibintu. Okay, iyi ni volume, iyi ni fade in na fade out, kwa kundi umuziki utangira utinze ukavamo nanone ugenda gake gake. Iyi ni crop, iyi ni rotate ndakeka murayizi. Iyi ngiyi ni mirror, no guhindura side. Urabona iyi ni mirror nyine. Iyi ni flip, nayo ijya gukora nka mirror ariko yo ireba hejuru. Iyi ni flip, urabona neza ko ari flip. Ibi byose nyine iyi ni background, akantu kaba kari inyuma. Please internet error, na internet mfite kandi akose kumbona iriho. Niyi error ubwo. Okay, nta kibwo ngo wasanga ntazi. Iyi mira nayo, hanyuma iyi background ishyiraho background, shyiraho background ushaka, ukiriho wenda iyi ko zitajyaho. Cyariko nuko video ahubwo yuzuyemo hano. Background urabizi ko bisaba ko haba harimo umwanya. Hanyuma tuze niki kintu nakwereka hano ra opacity, bine kuno dore za background nibwo zigiye zajyamo style, nuko nyine yari yuzuye. Niyo mpamvu urabona iyi opacity no kugabanya nyine uburyo igaragara cyangwa se ukitagaragara n'umuntu we. Hanyuma tuze hano kamanze funge data, ariko abantu ndabona bashaka kuza. Okay, noneho reka dukore fresh. Hanyuma kindi ni audio, restore audio. Ibi byose ni ingendo byiga ukareba wagwani. Nanjye hari ibyo ntaramenya no kuba bavuze ngo mfite mbageza. Iyi ni caption, ushaka gushyiraho mu caption. Aka kantu ni kakandi nyine utabushaka wenda ibintu bigaragara, ukavuga ngo sinshaka wenda ko kamixer kanje kagaragara, waza ukagafunga bitewe no kubishaka. Okay, ikindi ni magnifier ni aka kanda cyeka murakaruzi reba. Ukora kabona gashaka ugashyiraho kuri video yawe, ugashyiraho nyine magnifier tu bitewe no kubishaka. Urabona ko magnifier. Iyi ni reversal, iyi ni freeze, iyi ni people track. Ibi byose rero nibyo ugomba kwicara ukiga nyine ukakimenyereza. Numara kukimenyereza ntibizakugora. Mwakoze, ntibagirwe kanyenda koze subscribe. Ciao. Akandi kantu ku exportinga wituza kwa kantu. Ushobora kubaza hano, yukanze hano kwa kantu ubu ugiye kwishyira muri draft. Ushaka ku exportinga ukanda ahangaha kwa kantu akangaka kazamuka. Hanyuma ugahita waza hano, ugahita exportinga manually. Iyo ugiye ku exportinga manually bahita bagwa specification, ukaba wahindura nyine bitewe nuko ubishaka. Ukaba wayishyira muri 2K 4K bitewe nuko ubishaka, cyangwa se ukayizamura akayishyira hano FPS, byose nyine bitewe nuko ubishaka tu. Kwije hano muri auto uhita exportinga bagahita bakugenera, ariko na prefer ko wajya muri manually ahangaha kugira ngo none exportinge uburyo ubishaka. Hanyuma ugakanda hano export.
irihuta bya hatari, nagakunze, naka application keza karibuze kuba kagufasha. Dan urabona neza ko video yarangiye kandi urabona ko nta bi watermarks birimo ko nayishakaga niko imeze. Ubuhe ku following